Nshuti bakristo bavandimwe rero ngo twazo kubivuga twatangiye kuva kare turi hano kuri stade Amahoro aho twaje kwizihiza igikorwa kidasanzwe ibirori bidasanzwe byo gusoza yubile y'impurirane aho tuzirikana imyaka 2025 Yezu Kristo avutse aje gucungura muntu n'imyaka 125 iyo nkuru nziza isakaye mu Rwagasabo mu gihugu cy'ibisozi igihumbi mu Rwanda rwacu. Uyu munsi rero ko twivuze twagarukiye mu cyano kuri stade Amahoro aho abakristo baturutse impande zose z'u Rwanda baje bagana kugira ngo dufatanye kwizihiza ibyo birori by'akataraboneka. Ndi kumwe rero n'umusaza hano ndagira ngo dutangirane atwibwira kugira ngo tujye kugaragariza amarangamutima ye nk'umukristo tuziranye. Watwibwira? Murakoze. Ndi umukristo gatolika nabatijwe muri 52 ndi mutoya. Nkaba nitwa Mvukiyehe Theodomire ubarizwa muri paruwasi ya Kabuga. Murakoze Mvukiyehe Theodomire. Uyu munsi rero ko umibona umusanzanga kuri stade aho waje kwifatanya n'abakristo kwizihiza isozwa rya yubile y'impurirane Yezu Kristo avutse tuzikanya imyaka 2025 n'imyaka 125 iyo nkuru nziza isakaye mu Rwagasabo. Ese Theodomire watubwira ukuntu wakiriye iyo nkuru nziza mu Rwagasabo ukiri muto? Inkuru nziza nayakiriye neza cyane kuko nabatijwe ndi umwana mutoya. Ababyeyi banje bari abakristo bose, bandera gikristo baho gikristo kugeza na n'ubu ndacyari umukristo gatolika. Inkuru nziza rero igeze mu Rwanda yafashije abanyarwanda kumenya Imana. Twese tugana Imana turayoboka twisunze n'umubyeyi wacu Bikira Mariya umubyeyi w'impuhwe. Kugeza ubu ngubu rero muri yubile y'impurirane Kiliziya Gatolika yizihizaho imyaka 225 225 yego n'125 rwose. Mu myaka yanjye mfite 75 ndanezerewe cyane kuba ngeze iki gihe kandi ngisingiza Imana. Nkaba rero nishimiye uyu munsi mukuru wateguwe na Kiliziya kugira ngo abana ba Kiliziya twese twibumbira hamwe dushimiye Imana ibibyiza byose dukesha Yezu Kristo umwami w'impuhwe. Iyo muvuze uko mufite imyaka igera kuri 70 hari abana bakiri bato bavutse basanga muri abakristo, niki wenda mwabibutsa cyangwa bababwira nk'umuntu wavutse ari mu muryango w'abakristo muri icyo gihe hashize imyaka 50 gusa ngira ngo niki wababwira ibyiza cyangwa se uko muri icyo gihe cy'imyaka yawe ukiri muto babyirutse uko ivanjiri yari ihagaze, uko abakristo bayakiraga abanyarwanda bayakiriye? Muri icyo kugeza ubu ngo kuva muri icyo gihe abanyarwanda rwose bakiriye neza ivanjiri, nubwo bakoraga ingendo nini cyane bajya kuri ku maparuwasi aho bitaga za misiyoni. Twakoraga ingendo nini cyane kugira ngo dushobore gusingiza Imana. Kandi rero muri icyo gihe abana bategaga amatwi ababyeyi babo bakumva misa, kandi nimugoroba bagakorera amasengesho hamwe bagasenga, na mu gitondo mu kubyuka bagasenga mbere yuko bajya ku mashuri cyangwa se mbere uko ababyeyi bajya mu mirima. Ababyeyi rero icyo gihe twarabubahaga tukabaha icyubahiro cya kibyeyi kandi tukubaha Kiliziya. Urubyiruko tugomba guha icyubahiro Kiliziya ntagatifu gatolika. Icyo gihe cyacu rero cyari igihe cyo kutarangara, tukihatira kumva misa, tukihatira gusengera hamwe, tukihatira kumvira Kiliziya
kandi tukubaha abasaserdoti batuyobora. Ubu rero muri iki gihe rero ibintu byagiye bihindagurika, abana ntibagishobora kujya hamwe n'ababyeyi ngo bashobore gukora isengesho rya nimugoroba cyangwa rya mu gitondo, ndetse no kujya mu misa ugasanga abana bararyamye, n'umubyeyi ugiye mu misa wenyine, ndetse n'abagabo ubu ngubu nabo ntibakikoza kugira ngo bakurikire abagore babo bajye mu misa. Ariko icyo gihe mu gihe cyacu mama na data barazindukaga bombi bakajya mu misa, no mu gutaha bakajya gusura inshuti bari kumwe bagakomeza umuryango. Ariko ubu ngubu biragenda bihindagurika, no gukomeza tugasenga. Gusenga uvuze byinshi byagiye bihinduka, icyubahiro abana bagomba kwifatanya nabo, kwifatanya n'ababyeyi babo mu isengesho, kubaha abasaserdoti, izo ntore z'Imana, kubaha insengero za kiliziya. Ibyo byose urabona byagiye bihinduka. Ariko se nk'amwe nk'abantu nk'umuntu utesheshe akanguhe, urabona byaratewe n'iki? Byatewe n'iterambere ryagiye rihinduka. Iterambere ryaraje, ibintu byose birahinduka, ugasanga abana batacyumvira ababyeyi, cyane cyane ko kiliziya umubyeyi wacu yaduhaye urugero rwiza, by'umwihariko kugira ngo twese twibumbire mu miryango ya Gisiyo Gatulika. Tujye mu miryango ya Gisiyo Gatulika, Legio, Abanyamutima, inshuti za Nyina wa Jambo, Legio Maria. Ariko ugasanga ubu ngubu abana bajya mu miryango ya Gisiyo Gatulika, abo bana ni bakeya cyane, ndetse ugasanga niyo babigiyemo ugasanga batabyitayeho. Kandi iyo miryango ya Gisiyo Gatulika ni intangiriro y'uburere bw'abana n'ubw'abantu bose, kugira ngo dushobore kwibumbira hamwe kandi tugendere hamwe. Ibyo rero kuri iki gihe rero ku bana ndetse no ku bantu bakuru, urasanga kwita ku miryango ya Gisiyo Gatulika n'imiryango remezo batagishobora kuyijyamo, ahubwo bakarangamira ibindi bidafite shinge, bituma barangara ndetse bigakurizamo no guta kugira uruhande rw'Imana. Aho ngaho rero no hari ikibazo ku rubyiruko. Ariko ubu Kiliziya Gatulika yarabihagurukiye, cyane cyane muri diocese yacu ya Kigali. Ubu ngubu imiryango ya Gisiyo Gatulika irakora, ari iya kera ari n'iy'ubu ngubu. Ubu turi gushaka uburyo abana binjira mu miryango ya Gisiyo Gatulika duhere mu miryango remezo. Turabona wambaye furari, iyo furari watubwira ni yerekeye iki? Iyi furari nambaye ni umwenda nambara w'ikimenyetso cy'umuryango mbamo w'inshuti za Nyina wa Jambo w'Ikibeho. Uyu muryango rero ukaba waratangiye muri 2014, ariko ukaba umaze kugera mu maparuwasi menshi, ndetse ukaba warambutse ukagera na Uganda. Umuryango rero ni nanjye unawuyobora mu rwego rw'igihugu. Uvuze umuryango inshuti za Nyina wa Jambo Ikibeho. Mu myaka 125 twizihizamo inkuru zigeze mu Rwanda, harimo nuko twagize amahirwe yuko umubyeyi wa Jambo, Nyina wa Jambo, yaje kubonekera isi yose anyuze mu idirishya ry'u Rwanda hano Ikibeho. Nk'umubyeyi rero kandi uhagarariye uwo muryango, ni iki wabwira abantu batazi cyangwa se batumva akamaro k'umubyeyi Bikira Mariya? Kugeza ubu ngubu umubyeyi wacu Bikira Mariya Nyina wa Jambo abonekera Ikibeho, icyo yadusabye ni uguhinduka. Adusabye guhinduka, tugasenga nta buryarya. Ni ukuvuga ngo muri iki gihe Kiliziya yugarijwe n'ibibazo byinshi. Cyangombwa ni ugusabira Kiliziya, tugasabira Papa, abepiskopi n'abasaserdoti n'abihayimana, by'umwihariko n'abarayiki, abo ngabo kugira ngo bashobore kugendana na Kiliziya, aho kugira ngo bajye iruhande bakakomeza umurongo wa Kiliziya. Umubyeyi wacu Bikira Mariya rero aradusaba rwose urukundo, abonekera abana b'Ikibeho.
yarabwiye ati bana banjye ndabakunda 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 ariko se mwebwe murankunda. Bikira Mariya rero urabona ni umubyeyi waje adusanga aza atubwira ati bana banjye ndi kumwe n'umwana wanjye Yezu. Kugira avugaga ati ndi nyina wa Jambo, yatwereka ko ari kumwe n'umwana we Yezu Kristo. Ubwo rero twakomeza gusenga tugasabira Kiliziya umubyeyi wacu, tugasabira nabo bose badashaka guhinduka, ariko by'umwihariko icyo dusaba ni uguhinduka tukava mu by'isi tukerekeza mu cy'Imana dushakaho. Mzee Dodomire, imyaka umaze uri umukristo, uri umugabo, uri umubyeyi, urumva hari ikintu byaguhungabanijeho nk'umugabo kugira ngo duhe ubutumwa abandi bagabo basa naho bapinga bati biriya ni iby'abana n'abagore gusa? Oya, njyewe nta cyampungabanijeho, kandi imyumvire y'abantu ya kera n'iy'abubu iragenda iratandukanye cyane. Iya kera twari mu murongo wo kwemera Imana, tukagenda mu murongo Kiliziya dusaba. Hari urugero nko gutanga ituro rya Kiliziya twarenzaga umwaka, ariko ubu ngubu hari abantu bagenda bakabaho gusa, ndetse no guhabwa penetensiya ugasanga bamwe batagihabwa penetensiya, ariko ukabona muri Kiliziya ni benshi ariko ntibahabwa penetensiya. Urugero rero Yezu Kristo yaduhaye rwo kudukiza, atuzanira iryo sakaramentu ry'imbabazi. Iryo sakaramentu ry'imbabazi njyewe ku bwanjye niryo rinyubaka mu buzima bwanjye, kuko iyo nibutse ko navugishije undi nabi cyangwa habaye ikindi kibazo, nihutira gusanga umusaserdoti kugira ngo amfashe amhe absolution. Nko ku bana bakubajije ati Mzee Theodomire, niki kuba umukristo byakunguye, niki wabwira abana? Byanyunguye byinshi. Kuba umukristo biguhuza n'abandi, biguhuzana n'abandi bana ba Kiliziya, mukagenderana, mukabana gikristo, mugafashanya, mukungurana ibitekerezo ku buzima bwa Kiliziya. Kuko niba turi mu murongo wa Kiliziya tugomba kugendera mu murongo wa Kiliziya. Kera abana bafashaga abakecuru, ugasanga abana barajya gufasha abakecuru bakabashakira inkwi bakajya kubavomera, ariko ngubu byarahagaze. Niyo mpamvu rero ngo hagomba kubaho ivugurura kugira ngo abana bato nabo binjire muri wa murongo Kiliziya yadutoje w'urukundo wo kubana neza. Uwo niwo murongo ndimo rero, cyane nabo nyobora mu rwego rw'umuryango w'inshuti za nyina wa Jambo y'Ikibeho. Nk'ubu dufite bariya bakecuru ku giti cy'inyoni batagira epfo na ruguru. Inshuti za nyina wa Jambo bagerageza gusangira nabo nibura kabiri mu mwaka. Dufite abana b'igahanga, abo nabo tukagerageza kugira icyo tubamarira, tukicarana nabo tukaganira. Icyo kiganiro rero tugirana nabo ngabo n'indi miryango, icyo nicyo cyubatse Kiliziya, kuko Kiliziya dushakaho ngo dukundane tubane kivandimwe. Mbere gucusa ikiganiro cyacu, niki wenda nk'ibanga wabwira ingo z'abashakanye, ivanjiri inkuru nziza yaba ifite ruhare ki mu buzima bw'abashakanye? Ivanjiri irakebura abashakanye kugira ngo babane muri rwa rukundo, muri rya sezerano basezeranye. Ivanjiri ya Yezu Kristo rero dusaba urukundo, ariko kuri iki gihe byarahindutse, kubera ko igihe cya kera wabonaga umuhungu afite umuranga, umukobwa afite umuranga, bityo bikubaka rwa rugo bakajya mu rugo baziranye. Ariko ubu ngubu igituma ingo ziri kugenda zigira ibibazo ni uko abantu bari gushakana, umukobwa n'umuhungu bari gushakana bataziranye, noneho hagakubitiraho gushaka ibintu, bigatuma rero ubukristo bugwa hasi, ugasanga abantu baragenda batandukana ku buryo bunyuranye. Inama rero natanga ni ugukomera ku isakaramentu ry'abashakanye.
icyo Imana yabumbiye hamwe ntawe ugitandukanya uretse Imana yonyine. Aho rero no hari ipfundo, urugero rwa kera n'urw'abubusi rumwe. Kera umugore wasangaga yita ku rugo rwe, ariko ubu ngubu hari ibibazo bikomeye. Ubwo rero turukomeza nabo kubasabira by'umwihariko mu miryango remezo, abagize ibibazo tukabasanga tukabaganiriza. Muri gihe twizihiza rero inkuru ziza imyaka 125 inkuru zigeze mu Rwanda n'imyaka 2025 Yezu Kristo aje kuducungura. Hari ikintu kikuze kugaragara, Yezu Kristo akorera mu ntumwa yagiye yohereza. Muri iki gihe dufite abihaye Imana, abasaserdoti, abihaye Imana batandukanye, abafurera, ababikira, abo bose, kandi wavuze ko hari igihe dusa naho tutabubaha cyangwa se tubafata nk'abantu basanzwe. Niki kuri uyu munsi wabwira abakristu mu rwego kugira ngo tube tubona abakozi b'Imana, abasaserdoti, abihaye Imana nk'abantu boherejwe na Kristu mu ntama ze? Murakoze. Aho ngaho rero abapadiri, abihaye Imana, duhereye ku bashumba bacu, Kiliziya dusaba kububaha, kuko nabo bavuye mu miryango, bava mu miryango yacu n'abana bacu. Tugomba rero kubasanga tukabubaha, kuko nabo ni abantu tugomba ntitubatere gusitara, ahubwo tukabegera kugira ngo tugirane ikiganiro cya kibyeyi, batugira inama natwe tubagira inama, kuko padiri ni umuntu uhagarariye Yezu Kristo hano ku isi, ahagarariye musenyeri muri paruwasi ye. Ni ukuvuga ko tugomba kurushaho rero kwivugurura mu buryo bwo kwegera abasaserdoti, nubwo nabo batwegera cyane, ariko natwe tukarushaho kujya tubegera kugira ngo tugirane ikiganiro, tunaganire ku buzima dufite mu buzima bwacu bwa gikristo. Turimo kugana ku musozi rero, kandi dushimira mwese abadukurikiye, tuganira hano n'abitabiriye imihango yo gusoza ibirori by'impurirane, yubile impurirane imyaka 2025 y'ivuka rya Yezu Kristo n'imyaka 125 inkuru ziziye mu Rwanda. Tukaba turimo kuganira na bamwe ba Kristo bitabiriye ibirori hano kuri Stade Amahoro. Twari kumwe na Muzehe Theodomire Mvukehe, kandi tumushimira rwose ubunararibonye afite, tumukomeza kumushimira n'ubutumwa afite bwo kuba ayobora umuryango w'intumwa, umuryango w'inshuti za nyina wa Jambo w'ikibeho. Twose turagushimiye cyane Theodomire, kandi twifurije yubile nziza n'umuryango wawe, yubile nziza nawe ngo mufatanyije mu muryango mwamamazamo ubutumwa bwa nyina wa Jambo ikibeho. Mugire umunsi mwiza. Yego, murakoze.